Yes, kanizere ko mumeze neza aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, iburengerazuba, ndetse n'abo mu mujyi wa Kigali. Nizere ko mumeze neza cyane. Ni igiti giteye pasonga cyatanga tuzakanza amabere ibishambure byaboze mavuta y'abademu cyangwa se gahanga kananiye abagugunye. Turi hano hahandi bita imwurire mu karere ka Rwamagana. Twagiye gusura ba bantu bahawe umutungo. Murabyibuka mu minsi yashize ibyabaye mwarabibonye, bazanye amafaranga make igikazo kiruzura. Tugiye kubareba, baduhamagaye batubwira bati mudusange aho dusigaye dukora ubu ngubu, murebe nibyo twagezeho, muhinyuze na babandi bajya bapinga ngo abaganga nta kintu bakora. Ya, turi hafi y'igipangu cyabo, murakireba ni hano imbere yanjye gatoya, niho nashatse gutangira. Turi hafi hano y'inganda, niho baherereye, ni hafi y'inganda niho igipangu cyabo kiri. Niho tugiye kujya tukabareba, tukabasanga se babayeho bate, baratwiteguye ndabizi neza. Niho turi kwerekeza, ndiko ndabareba imbere basigaye bafite n'abasekirite. Salamu Musa, meze bite se? Meze neza. Niwe sekirite hano? Hano kwa Musa? Hano kwa Musa? Ya, twatuje kubasura, twabahamagaye, twabateguje, ubwo sinzi niba batwemera ko twagenda. Nta kibazo niba mwari mwateguje ni karibu. Cameraman, gendana nanjye tugereyo. Ndabona bicaye barimo kwiyakira. Ya, bakunzi bacu mukore subscribe, like, share ndetse na comment kuri ku Karubanda TV. Ndetse ko yandi macano mujya munsangaho. Ibindi byose mukurikiye ibigiye kubera hano. Turacya bagirira aho bari, dore ngaba. Meze mute? Aha, turahageze. Mu nzira ndende, urugendo rworoshye tubagezeho. Meze mute se? Ubwo natwe mutwakiye, dusanze urimo kwiyakira namwe. Mumeze neza ariko? Fasha kuri no mikoro. Mumeze neza? Yego rata. Ndabona ibintu byaraje gucamo pe. Mumeze neza? Nta kiba wicaye, nta kibazo. Mumeze neza? Tumeze neza. Ya, ndabona ibintu byaraciyemo. Ndandara agafanta ntari bwakoka. Gakonje. Ya. Yes, bakunzi bacu ba ku Karubanda TV. Twasuye ba bantu bahawe bakiriwe umutungo. Nkuko byabereye ku Karubanda, abantu bose bari kureba. Bose bakomye amashyi, baravuga bati ibintu ntago bibaho. Ndetse twagiye tubona amakomenti menshi cyane yagiye aca ku biganiro twakoze. Bati se bari abantu ibyo bakora nibyo koko. Nje aka kanya nubwo mwahamagara, nanjye nari ndi mu nzu zo kubahamagara ngira ngo mbahinyuze. Wabyakiriye gute? Neza cyane. Wabyakiriye gute? Nabyakiriye neza. Umutungo mwarawakiriye? Ibyo ari byo byose hari icyo mwawukoresheje bigiye bitandukanye. Bo, ni iki cya mbere mwabanje gukora? Kamanze mbaza umugore. Ni ukuvuga ngo nyine twakiriye umutungo, dufite amafaranga, tujya kuyabitsa kuri banki, turayabikuza, turangije nyine tujya kugura inzu. Twaguze inzu mu mujyi wa Rwamagana nziza nyine igezweho. Nyine turavuga ati ntabwo twakwicara nta business dufite yo gukora kandi twarakiriye umutungo dufite amafaranga. Akaba ari nyine business muri kubona ni yacu. Wacu twarahaguze. Mwese muhita hill view, ndabona ko handitse. Ni iwanyu hose. Mugabo ukimara kwakira umutungo, bya byose hari amarangamutima wagize cyane. Niki cyagutunguye mu bintu wakiriye? Cyanunguye nuko mbere nari umukene, nyuma nkaza kubona nomero ya muganga kuri YouTube. Yego. Ya 078 59 yego 89 096 096. Okay. Aramfasha nkuraho inyatsi, arambwatsa uzaze nguhe n'umutungo.
umutungo arawuma umuntu umaze kubaka naguze amazu no hirya aha ngaha afite ifamu irimo n'inka naraguze n'inka zirimo harimo n'abashumba. Benshi mu bantu bajya bandika mu makomenti bajya bavuga bati babaganga bo ku ma YouTube batubeshya, ese bandi bakavuga bati hari ibitambo abantu batanga kugira ngo wakire umutungo cyangwa agira ikindi kintu agukorera. Ese mwebwe hari ibitambo mwigeze mutanga kugira ngo mwakire umutungo? Oya, ibitambo nta dusubizo. Ibitambo nta bitambo birenze twatanze, ni amafaranga dusabye nyine turayashaka turayamuha. Twari twamubonye kuri YouTube tuhamagara kuri 0788 59 89 0996. Yes, nizere ko mwumvishije iyo nimero neza. Bantu mukeneye umutungo, bantu mufite inyatsi, nyamuneka iyo nimero mwongeye musubiremo kwanza. Twamubonye kuri 0788 59 89 0996. Yego. Okay. Ndizere yuko ibyabaye byose mwarabibonye. Hari benshi bagiye baduha amakomenti agiye atandukanye. Baravuga bati aba bantu bashobora kuba bari kubeshya. Kandi bibutsa ko bya bintu aho byabereye bari bampamagaye barambwira bati ari umuganga watwemereye ko agiye kuduha ubutunzi. Ngo ubutunzi nshaka yuko turi buze kubwakira mwese muri kureba. Kiriya gihe weho wari ufite ikizere kingana gute ku buryo uri wumva ko ugiye kwakira ubwo butunzi? Kiriya gihe nari mfite ikizere kidahagije kuko nyine ukimara kubona yuko hari ibintu bitandukanye mwakiriye mu buzima bwanyu, ni ikihe kintu wumvishe ushobora kugaragariza abantu ukavuga uti ibi bintu koko bibaho? Wagaragaza abantu ukavuga uti byawe byose byandi bavuga bakavuga yuko ba bantu bo ku ma YouTube babeshya bitabaho. Biriya bintu ngenzi neza ko nabonye muzanye ikayeto mugashyiramo inote ya 500, iy'igihumbi, iya 2 n'iya 5. Mwaje gufungura igikayeto cyuzuye amafaranga. Bihera ubuhamya. Ubuhamya bwo ndabutanga. Sheri waruzi ko se bizakunda ko tuzabona umutungo? Ntabwo nari mbizi sheri, nanjye byarantunguye kabisa. Sinaje ngakubwira ko nabonye umuganga ukora ibitangaza ukampindura umusazi. Yarabimbuye ashaka kubihakana ngo ni ukuvuga ngo twifuje yuko hari ibyabaye kuko wamaga kuri phone umbwira uti imeze gutya. Yewe impamvu mbasubishijemo no kugira ngo nabadukurikira babanze babone koko bya bindi bavuga yuko bitabaho bibaho. Mutwereke ibintu mwagezeho. Tubatambagiye tubereke. Yego. Twagiye. Yes, aha ni ku Karubanda TV. Mukore subscribe, like, share na comment. Ibindi byose muracyabikurikira. Ni igiti giteye ipasa nka tuzakanza babiri bishambre byaboze utabatemo cyangwa se gahanga kananiye abagugunnye. Ya, ndibaza iriya ariko abantu bambwiye njya kugira ngo mufite n'amacumbi. Amacumbi arahari. Hari n'ibyokezo. Cameraman banyerekeye ahantu bose bahabone. Bose. Nizere ko bari kuhabona neza fresh. Twagiye. Ni mu cyokezo. Ni sawa. Cameraman ngwino urebe rwose. Nyamuneka abantu bapinga abaganga nizere neza ko uko ahangaha ni mu gikoni. Ni mu gikoni, ni mu cyokezo. Ni mu cyokezo. Uraniwe mukozi uhakora? Uraniwe mukozi tumamagaye ni nabwo akihagera wabonye ko hari n'undi. Maze igihe kingana iki mufunguye hano? Ukuvuga ngo tumaze igihe kingana n'ukwezi twakiriye umutungo ariko ariko nyine hano tumaze igihe kingana n'ibyumweru 2 twakorera. Niwe mucoma hano? Yego. Waje uyu munsi? Ari munsi. Witibwe kwakira gute abakoresha bawe? Abakoresha ndabona ari abantu beza rwose bagiriye Imana n'umugisha. Dukomeza twerekeza imbere ubwo mutwereka n'amarogi amarogi. Okay. Bantu mugana hii review dore amacumbi.
tubikize ku karubanda ni ku karubanda bazagera bavuga ngo bite n'umuryango wa mbere wa kabiri hose hagiye hariho amanimero ndi kubibona hariho inomero ya nizere ko buhanga niho muzajya mwakirira ababagana abaje arakiyongera cameraman ngwino yose n'amarori ni ukuvuga ngo iyi bizinesi twayikodesheje 500,000 ku kwezi twishyura 1,000,000 nyine kugira ngo nyine dukore neza yego. Ese hari ikibazo kindi cy'amatsiko ngize kakanya kuva mwakira umutungo mwari mwavugana na muganga? Muganga turavugana. Hari ibibazo bibiri wenda nshaka kumubaza hanyuma nta kibazo muhamagare ku ya nimero ya nimero nimero 0788 59 89 09 Twegerere reception hano. Okay. Okay. Muhamagare nta kibazo. Yandikamo nimero muhamagare hanyuma ibindi ubwo bantu bacu nushaka wicaye nta kibazo. Wicaye aye nicare mu biro. Ubakakanya nabaye noneho wakira abakira baje mu macumbi. Zaramuvugisha nta kibazo. Ndabona ku ya mbere nta mahita arimo muganga. Mamagare. Ndumbire gucamo. Muganga ndabona yatinze kunyitaba. Ndabona muganga yatinze kunyitaba. Uko biri kose aha hantu harasa neza, ndabona hameze neza fresh, yabagiriye neza kabisa. Uko biri kose biragaragara nabonye mufite n'abakobwa beza. Baracyaza yego. Mu buzima bwawe wigeze urota yuko uzagira ubutunzi nk'ubu ngubu? Okay. Kano ngegeze nimero ya muganga. Ashobora kuba barimo kwakira abarwayi benshi. Okay. Hello. Twari twasuye bantu mwigeze guha umutungo ni wa munyamakuru wo ku Karubanda TV. Mwiriwe neza muga? Yego muraho n'amahoro. Twari twasuye bantu mwahaye ubutunzi. Yego. Ubwo bagezeho tubasanga bameze neza cyane. Bari kuvuga bati turashimira muganga. Hari ibibazo bigiye bitandukanye twashaka kubabaza. Ibyo mwakoze twarabibonye. Yego. Ese hari imiziririzo ibaho kugira ngo umutungo wakirwe? Oya nta miziririzo nta gitambo, icyo dukoreye tugusuzumye tugasanga ufite inyatsi. Yego. Tukuvura inyatsi. Kandi noneho burya iyo tumaze kukuvura inyatsi ya mitungo yawe waragiye ugenda wapfa kera muri iyo nyatsi. Yego. Niyo wakira ariyo mpamvu tukubwira ngo duhe ikiganza cyawe cy'iburyo kuko aricyo cyakira. Yego. Tukakurebera ibyari biri mu kiganza cyawe wakagombye kuba utunze. Yego. Kuko buri wese ntabwo yakira impano ingana n'iy'undi. Yego. Buri muntu yakira ibijyanye n'impano ye. Tugendeye ku bijyanye n'ibyo yakagombye kuba atunze byagiye bibinyasiye. Ako kanya ukimbaza ukinsubiza ayo magambo hari ikibazo mise nibaza. Abangaba ni abanyarwanda bakiriye umutungo. Nakwibaza nti ubundi umutungo hari abantu ugenewe wenda urugero nko mu gace ko mu Rwanda cyangwa no hanze y'igihugu mu bice bigiye bitandukanye ku isi yose bashobora kwakira umutungo bitewe n'uburyo bameze. Warabibonye ko nabo ngabo nubwo bari mu Rwanda natwe turi mu Rwanda wenda bakawakirira mu Rwanda ariko aho umuntu ari hose
yemerewe kwakira umutungo Yego. yaba ari mu Rwanda cyangwa no mu mahanga. Okay, umutungo wakira akawukoreshereza aho wakiriye cyangwa akawukoreshereza no mu bindi bihugu bitewe n'uko Yego. yateguye umushinga we. Muga ni kihe gihamya ushobora kuduha? Hari abantu benshi baduha amakomenti bavuga bati abantu b'abaganga baratwibye, baratubeshya, n'ababeshyi, ibintu bavuga namwe mutangaza ntibibaho. Ese ni iki wababwira abo bantu? So ndumva nkawe wigereye kuri teri ukabona bakira umutungo, Yego. ukagira amatsiko yo kongera kubasura, ukaba ubasanze mu bikorwa byabo. Ndumva icyo ngicyo cyonyine cyaba igihamya cyo kwemeza buri wese yuko uwo mutungo ukoreshwa. Akira rero uvuganeho gatoya n'umudamu n'umugabo yaza kuvugira. Yego muganga. Yego muri amahoro. Turi amahoro cyane. Mwahamagaye abanyamakuru ngo bongere babasure. Yego. twari twabahamagara. Ubwo ku kindi cyiciro nimuza kwakirira umutungo ku Gicumbi. Yego. Nabwo muzabahamagare, twabahaye uburenganzira bwo kubahamagara. Tuzabahamagara rwose, ntitwareka kubahamagara kuko watugiriye neza. Yego. Nawukoresheje neza kuko iyo ndebye mu mitungo na muri kuwukoresha neza. Muga, reka twizere ko aho uko biri kose aho muri namwe mwakwihakana ko natwe badufungura amafanta, amabyeri, twanyweye tumeze neza, ariko uko biri kose banyemereye n'inkoko, ubundi butane nkakira umugore n'umwana. Ya, murakoze cyane ko twitaba, ntabwo byari byoroshye kubafatira. Okay, ntabwo byari byoroshye ko twitaba. Tuba turi kwakira benshi. Ariko se muga nkatwe ngiye wazampaye ku mutungo naje wenda bampayeho makeya cya gihe, ariko byibuza byanshimisha nanjye nkaba umwe mu bantu bakiriye umutungo. Yego. Iyo nomero yanjye Tekereza inkoko rwose. Ya. uzampamagare baryo Ya. niba wemeye umutungo. Ya. Iyi ni impano yemerewe buri wese. Ya. Ni impano yemerewe buri wese. Yego. Okay, ni impano yemerewe buri wese. Yemerewe buri wese. nawe ajya kuryaho ku nkoko. Yawe. Murakoze cyane muga. Niho twakirira ibyangombwa by'abantu baje batugana. Ibi nibyo biro byacu nyine. Yego. Bivuze ngo hari ukuntu nabonye hari n'amakamera. Nabonye hari amakamera ashobora kuvuga ati niyo habe n'ibyemezo mwatangiye no gusora. Dukora ibyemewe n'amategeko. Okay. Twubahiriza gahunda za leta. Mwakoze cyane. Reka tubashimire. Bakwita Musa. Ya, ubu ngiye kwakira inkoko isusuye imeze neza cyane. Sinzi mari isake, sinzi mari inkokokazi, ariko nizere ko mumeze neza. Nizere ko mwakoze subscribe ku Karubanda TV ndetse kuri KIGALI TV 50 hose muzamuza hadusanga, ndetse no kuri KIGALI News 50. Nizere ko hose mwahageze, ibibere hano mwese mwabibonye. Babandi bajyaga bapinga bavuga ngo bya bintu byo kuri YouTube ngo ntabibaho. Nizere ko mwabibonye byose. Mu minsi itaha tuzabasanga no mu rugo. Bariyo none tuzabagwa gituma zacu murazizi, ntago twigira tunanirwa cyese twigirishije. Nizere ko mumeze neza cyane, Imana ibarinde.